Amashyamba koko ni ubukungu bukomeye, by'umwihariko muri Nyamagabe. Ubuhinzi bw'amashyamba bubeshejeho benshi neza, kandi ubucuruzi bw'ibikomoka ku biti buri mu bizanira abaturage amafaranga menshi ndetse bukazamura n'akarere. Mu by'amashyamba ni nakunze nkiri umwana, nabikundiyeho papa bamuhembye muri 87 bamuha ibikoresho by'ibanze harimo matera, ibitanda, bamuha na moto. Nkibona byatumye mpita nkunda igiti nanjye. Ubwo nangije secondaire natangiye kugira amashyamba niharika yanjye nihariye. Nginjiramo nabanje gufata aho muzehe yarafite adateye, ntangira kuhatera, ariko nayibona nkabona mu by'ukuri ntago binshimishe kurushaho. Ubwo natangiye kwiharika ngenda ngira hanjye ku ruhande. Icyatumye binshimisha kurushaho nuko nateye muri 93, nkirangiza 96 muri 97 bahise bampa amafaranga ntakekaga, banguriye gusarura hejuru, bituma ntongera kugira nemera kujya nsarura amashyamba nari mfite. Icyo gihe bampaye 1,200,000. Ntago nakeka ko nayabonamo, noneho bituma ndushaho gukunda ikijyanye n'igiti. Urwego ngezeho nuko amashyamba yanjye aho ngeze ubu ngubu yantunga, aranantunze birebye mu by'ukuri no yambira amafaranga menshi, arihira n'abarumuna banjye mu kwiga. Ikindi na madamu wanjye ari kwiga kubera amashyamba. Ikindi kinshimisha kurushaho, mu gihe naniwe ntembere mu mashyamba yanjye bimpa kuruhuka, nkajya nabo ntembeza mbere kuko ameze, nkajya n'abakozi njyanamo. Mbega amashyamba yanjye horamo abakozi, ari abaca imiringoti, ari abayakorera. Ntago ndeba nshoyemo, ndeba inyungu nzakuramo. Mu mibereho yanjye yarahindutse cyane, kubera ko nko kubijyanye n'ubukungu nta kibazo ngira. Ubu abana banjye bariga neza, nta kibazo, nta minerivare nabura. Mbo ikindi iwanjye ibintu bikorwa n'ibiti nk'akabati, ninjye ufite akabati keza, igitanda, parafo, kubera ko ibiva mu bibyo biti nanjye mbikoresha kuko mbanzi n'akamaro k'urubaho. Byose iwanjye busanga nta kibazo. Urebye muri kano gace abenshi baragurisha, ubwo abafite hakuze nibo mbanza gusarura yabo. Inyungu zivuyemo nihutira gushaka ahandi, nshaka irindi shyamba nkaritereka aho ngaho. Ikindi nkora biranashaka kuba bafitemo abakozi bahoramo bagera kuri, ari ababaza, ari abatwara izo mbaho n'amakara. Iba ari ikipe nini, bikanshimisha iyo bafata amafaranga bambwira ngo bagiye gutanga mituweli, bagiye gukora izindi gahunda zabo. Hari n'abakozi nkwesha bafite abana biga muri secondaire barihira. Amafaranga yinjira aturuka mu bikomoka ku mashyamba 29% ni imisoro ituruka mu amakara, imbaho, ibintu nk'ibyo. Bivuga ngo n'ubuyobozi na leta hari umutungo munini ifite uturuka ku bikomoka ku mashyamba. Muri bazi ibintu bisoreshwa mu karere byose, ugasanga 29% ari bikomoka ku mashyamba. Dufiteho rero umutungo ukomeye cyane. Haba muri Nyamagabe cyangwa se Huye, ingamba zo kurushaho gufata neza amashyamba no kuyongera zirahari. Ari amashyamba y'abaturage, aya leta n'ay'uturere, yose akeneye kwitabwaho, agakura neza, ayandi agasazurwa, maze akabyazwa umusaruro ufatika. Abaturage rero bafite uruhare rw'ibanze muri iyo gahunda. Ikindi nabashishikariza nuko bamenya ko ibiti bikorerwa, kuko ntago wakamiye utaragiye. Ikindi navuga nuko bamenye yuko igiti kirasaza, ntago wahinga urutoki uvuga ngo uzarusarura kugeza iteka ryose. Uko ubona urutoki rushaje ukarurimbura ugatera urundi, n'igiti nuko. Igiti akenshi bafite ibitekerezo yuko ngo batere kaributusi, ngo uheruka utera nyine ngo uko ushatse ukagenda ukajyamo. Ntabwo iyo myumvire ntabwo ariyo, nacyo kigeraho kigasaza ukaba warimbura ugatera n'ibindi. Ngira ngo ni icyo ngicyo nicyo nabasaba, tugafatanya bakamenya ko igiti gikorerwa, ukabasha kubona umusaruro ufatika, wavamo ikintu cyose ushaka. Aha rero icyo turiho dukora kugira ngo turusheho kubungabunga amashyamba, birumvikana ibidukikije muri rusange, hari gahunda yihariye twashyize mu mihigo y'akarere, kuko nababwiye umutungo dukomora mu mashyamba, nababwiye abaturage nabo ubwabo, kugira ngo bya biti bigira agaciro, nuko abaturage bacu bajya mu makoperative, ari abasarura amashyamba bagasarurira hamwe, ari ababaza imbaho, ari abatwika amakara,
bakabikorera hamwe bikanagurishirizwa hamwe. Niyo mpamvu rero twatangiye kufatanye na Minefra na Care International twatangiye kubaka za comptoir zigurishirizwamo ibikomoka ku mashyamba. Izo comptoir zigakoreshwa n'abantu bahuriye mu makoperative bahuguwe rero ku buryo bwo gutunganya amakara bitangiza ibidukikije. Abaturage bagera kuri 300 bamaze guhugurwa, baratangiye gukora, bari mu makoperative ku buryo icyerekezo dufite nuko ibikomoka ku mashyamba bizaba bituruka muri Nyamagabe bizabinyura muri makoperative bikaba bizi aho bikorerwa naho bigurishirizwa. Ariko twanavugaga ko mu myaka nk'ibiri iri imbere twajya tunetiketa amakara aturuka iwacu, akaba afite ikimenyetso kigaragaza ko amakara aturutse mu karere ka Nyamagabe. Ibyo rero twarabitangiye ku buryo ari uburyo amakara atwikwa ubwabyo ni bwiza, ntibwangiza ibidukikije, ariko bikanaha n'agaciro ya makara, bikanaca n'akajagari mu gutema amashyamba no guca amakara, kuko abazabikora bazabazwi bari muri koperative, ubikoze nyuma yaho atari muri uwo murongo bagenzi bakareba bamugaragaza bamutahura kugira ngo nawe ajye mu murongo umwe n'abandi. Ibi byose rero bikorwa kugira ngo duha agaciro igiti, duha agaciro ibidukikije, dufashe n'abaturage bacu kugera ku mafaranga, kuko udafite amafaranga birumvikana ko nta bukire ushobora kugeraho, nta bushobozi bundi ushobora kubona, n'ibindi byose ntabwo ushobora kubikora. Ingamba zikomeye zituruka no ku gaciro nababwiye abaturage baha amashyamba ubwabo bicungira amashyamba. Ikindi gikomeye kirimo kuva tugiriye ya task force iri ku karere, twe twafashe umwanzuro ko amashyamba agomba guterwa hamwe ku misozi hazwi hakurikiranwa, ariko tugaca n'imbaraga mu baturage mu makoperative yo gukurikirana amashyamba. Aho ngaho twavugaga niba murabizi ko buri mu gutera amashyamba ubundi buri kagari kaba gafite byibuze ibiti birenga 10,000. Twebwe twavuze ngo nubwo twatera mu murenge urimo utugari 5, nubwo twatera utugari 3, tugashyiraho uburyo bwo gukurikirana twa tugari twatewemo, ya mafaranga agombye kujya mu tugari 2 agakurikirana, akadufasha gukurikirana twa tugari 3 twateyemo, kugira ngo tumenye byibuze ko nyuma y'umwaka bya biti twateye byameze cyangwa byakurikiranwe bitapfuye. Twe twanzuye rero mu nama yacu ko twashakisha ubwo bushobozi amakoperative tukaha uburyo bwo gukurikirana amashyamba kubera ko agaciro tuyaha, hanyuma none tukiha ingamba twavuga ko twakora igenamigambi cyangwa se plan strategique, uburyo bwadufasha kugira ngo twatuge twese tuzaduteremo, ariko tutera mu byiciro. Tugere 3 kuri 5, 2 tugakurikirana twatundi mu buryo bw'amafaranga ko bya biti byameze, undi mwaka tukabigenza gutyo. Twibaza ko mu myaka 5 twatumaze gukora kava, tumaze gutera ku buso bwose bukeneye guterwaho mu karere kacu. Ndaro icyo dushishikariza abaturage ari ukomeza kwita ku biti twateye, cyane cyane habaho kubitunga, kubibagarira, bakumva ko ishyamba naryo ari umuntu aryitaho nko yita ku yindi myaka, kuko iyo uroye experience yo turi nka Nyamasheke na za Nyamagabe habaho ko umuturage rwose abihingira akanabifumbira. Kumva ko ishyamba naryo rigomba guhingirwa. Nibyo dushishikariza abaturage bacu, kumva ko ishyamba riterwa mu bisambu rikazimeza rikazikuza, no kwita ku ishyamba nk'uko n'umuntu yita ku bindi byose. Mu byumweru bike turatangira igihembwe cy'amashyamba 2012-2013. Mu rwego rwo gukomeza gushyira mu bikorwa gahunda zo gutera amashyamba, ni ngombwa ko muri iki gihe cy'impeshyi za pepiniyeri zitunganywa hirya no hino, imirama ikinazwa, maze ukwezi kwa 11 hirya no hino mu Rwanda hakazaba haboneka ingemwe z'ibiti zimeze neza zo gutera. Ibyo kandi bikajyana no gukomeza kubungabunga no kwita ku mashyamba asanzwe ateye.